mama agarutse hashize igihe gito nabwo ntiyitwara neza. Ntiyitwara neza, agira imico tutakunze natwe nk'abana. Yego. Uwo data wacu aramubwira ati rero iyi mico mu bana ntabwo byavamo. Habaga ikizu kituzuye adutamo. Ngo none si byo ni ibiki? Ijipo yawe ni ibiki biriho? Ntabwo mbizi nanjye byanyobeye. Jera yarankubise. Ngo nimubwire umuhungu nirirwanye nawe. Twasambanye. Komera inshuti. Byararangiye. Komera. Oliva ambwira nuko ngomba kwikora kugira ngo ntakomeza kwandura. Ako agataho bintera amatsiko. Ndavuga kubera iki uyu mubyeyi ambwiye ngo niriwe nsambana mu gisambu, nta n'ibyo nzi ntaranabikora. Jera bintera n'amatsiko yo kubikora. Yes. Nukuri kw'Imana. Kumenya uburyo basambana se. Kubera ukuntu nakubiswe mbikubitiwe ntanabizi byane amatsiko. Ndi muto. Ujya gushaka umuntu usugusambanya. Babandi twaragiranaga. Warabisabiye se? Babahungu. Ndababwira ati ko ngiye ibintu nzabikora numve. Numuzi ukuntu babinkubitiye. Yego. Nari mfite n'imibyimba icyo gihe, imibyimba y'izo nkoni. Ndabereka nisha ntibankubise ngo nasambanye. Nika ntabyo nzi nta naho nabibonye. Urumva hashize iminsi barambwira nkasigara ushaka kumenya bya bintu wakubitiwe. Nivayo mbikwereke. Arabinyereka. Icyo gihe narababaye ndabyumvisha ibintu nakubitiwe. Yego. Ubwo muri iryo tabi n'urumogi niho naje gutererwa n'inda y'umwana wanjye. Gute se? Urumva nabaga ndi mu basore. Uwanyeneraga niwe wanjyanaga. Utangiye kubyiga nabyo? Yego, nabyo ntangiye kubyiga. Urumva ntangiye gucangamuka na harimo agakoni k'itabi n'inzoga mu mutwe. Ntangira kubyiga none. Muri abasore mwabaga muri kumwe babaga nk'abangahe se? Habaga ari igikundi, ejo ryabaga ari 3, ejo bundi bakaba ni 10 iki. Umurumogi. Umurumogi. Oh yes. Nukuri kugera nduvuyeho n'ejo bundi. N'umwana wanjye ari mukuru. Umwana kugira ngo mbireke, umwana wanjye ako narinze mva ku itabi ryataramenya ko ndi umwana. Yansanze nigeze gutaha nasinze. Icyo gihe nari mfite ikiraka. Uri kuntungura ntabwo bigusa n'ukuri. Uri kuntungura ntabwo bigusa. Jera akagasura nakumbona na Jera. Oya genda. Nukuri kw'Imana. Yego. Nari umukara Jera. Uvi inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri ubu buzima. Twizere ko mumeze neza ndetse mukomeje no kugira impagarike n'ubugingo. Twizere ko buri muntu wese ukurikira inkuru yanjye utangiye kugenda uhumurizwa, utangiye kugenda ubona ubuzima. Nukuri uko nzajya ntangira ikiganiro cyangwa no mu kiganiro hagati nzajya nkwibutsa ko kubaho burya ari amahitamo yacu. Burya ni amahitamo yacu iyo uhisemo kubaho neza, uzi kubaho neza, ubuzima bukaboneka. Kabone nubwo waba uri mu bukene, kabone nubwo nta mubyeyi waba ufite, kabone nubwo nta muvandimwe waba ufite, kabone nubwo ubona inyuma n'imbere nta kintu gihari. Iyo uhisemo kubaho neza, ubuzima burakomeza kandi bukagenda neza. Uyu munsi nshuti ikurikiye ikiganiro inkuru yanjye, we ubana natwe umunsi ku munsi, reka nkubwire nti niba ufite ikintu mu mutima gira kigukomanga, ukumva ufite ubwihebe muri wowe, ukumva ufite icyangiro muri wowe, ukumva ntabwo wikunze, ukumva hari byinshi waciyemo, hari ibyo wakoze, hari ibyo wakorewe, rimwe na rimwe ukumva birakwangiza mu mutima no mu marangamutima. Uyu munsi uvuga uti oya, ntabwo ngomba kugengwa n'ayo marangamutima mabi, ntabwo ngomba kugengwa n'ibyo bintu bibi byambayeho. Ngomba gushaka ubuzima kandi nzabubona, kandi bukaboneka cyane. Niba uri kunyuva muri kano kanya, sinzi niba uryamye, sinzi niba wicaye, sinzi aho uri kutwumvira, humura. Sibyo, humura. Abaguhoza turahari. Birashoboka ko tutari kumwe, tutazanabonana,
ariko turaguhobereye, ndaguhobereye. Uyu munsi urananiwe, ugowe n'ibyo waciyemo, ugowe n'ibyo uri gucamo. Please haguruka uve mu marira. Nitwa Rweme Mbabazi, ndi kumwe na Uwimana Grace, Mama tugiye kuganira. Pasi. Mama Pasi, Mama Pasi, uraho neza? Namwe muraho? Umeze neza? Meze neza. Turabonanye. Jerama nababona nakoze umusitari mu ntoki izina ry'Imana. Ngo ikigenda. Nzabyirahira Gerard. Oya genda. Nukuri. Reka mbwire njye nagukunda kugikora kuri radiyo. Kuri Magic FM. Kuri Magic. Nagukundaga ariko uyo wabaguje kuri televiziyo. Kuri televiziyo. Baza ngo wankundiraga iki? Okay, wankundiraga iki? Igihagararo. None urambonye. Usanze ndi mugufi, usanze ndi muremure. Uri muremure. Nyine uko nakubonaga. Nuko mbonye. Niko nta. Ako warananutse. Nananutse. Warananutse. Kubyibuha naje gusanga bishajisha. Warananutse. Najyaga nkubona kuri televiziyo byibushye. Ntibyibushye. Kubyibuha ntabwo ari byiza, burya n'abantu bakunda kubyibuha rimwe na rimwe, hari ubwo iyo uri kurenza imyaka 30 n'ingahe uri hafi gukabakaba muri etaje ya 4, hari ubwo nyine ugomba ntabwo bari sawa. Ntabwo biri sawa. Wakomana ndishimye cyane. Yego. Ndishimye cyane. Inkuru yanjye nkayireba nkibasu. Jera reka nkubwire. Yego gra. Naraguhamagaraga. Nkongera ngaceceka. Ukongera ukampamagara. Kubera ubwoba narahamagaraga ariko navuga mana mfasha ntanyitabe n'ukuri kw'Imana. Mufasha ntanyitabe. Nkwitabye ikibazo. Jera umutima waransimbutse, abo twari kumwe mu rugo oya nasanze wampamagaye. Iyi naraguhamagaye nsanga nawe wampamagaye. Jera nabonye Rweme kuri telefone yanjye, koro ya Rweme. Ndabanza ndapfukama ndeba hejuru, muhamagare mwihorere muriki. Nukuri hari no mu rugo ndajya kubabaza, we Rweme yamamagaye, muhamagare cyangwa mwihorere. Ngare kubundi nazara ngo warumukeneye, muhamagare wowe. Nireba igihe wari warahereye umuhamagara muhamagare. Ndaguhamagara Jera waramfashe umutima njye. Nukuri umutima urasimbuka, numva urankubise pa. Ngeze na hano nukuri numvaga mfite ubwoba, ariko n'ubu buracyarimo. Gusa cyafite ubwoba. Umutima uri gutera. Urabona nteye ubwoba mu by'ukuri. Oya. Ntabwo ari ubwoba bw'ikibi. Oya ndikubyumva. Urumva n'umuntu. Ariko ndishimye. Nanjye ndishimye kubona umuntu ukubwira ko akureba, yakurebaga. Narakurebaga. Inkuru yawe n'akabakobwa bose tuba dukora inkuru yanjye. Abakobwa bose dukorana bajya, hari uwajyaga haka ibyo ni ibiki uhora wumva. Inkuru yanjye nta kindi wumva kuri telefone yawe, ni inkuru yanjye. Inkuru yanjye barabaye inkuru yanjye. Hari izo ndeba nkarira Jera nkarira umunsi wose amarira akirwa yatukuye mwana nkavuga basi ngwino garuka vuba. Gra ikora ahangaha, Imana iguha umugisha. Nanjye biba ari umugisha, nanjye bintera kuraje iyo umuntu aje akakubwira ati nkurikira inkuru yanjye. Ndayikurikira Jera, ndayikurikira n'ubu niyo nicaye, niyo ndi koza ibyombo mba nashyize ndi kureba inkuru yanjye. Uri kureba inkuru yanjye, Imana iguha umugisha ku bwabyo cyane. Tujye kwiganira rero Grace. Ku muntu utakuzi wamwibwira gute Mama Pasi? Ku muntu utanzi nitwa Uwimana Grace. Yego. Mama Pasi uvuka mu karere ka Huye, ariko igihe kinini nakimaze muri Kigali. Muri Kigali. Sinumva suri iwacu. Nanjye ndo mu karere ka Huye. Oya njye ni Kinazi. Kinazi ni Kurarete. Utaragera i Huye mu mujyi. Iyi hafi y'Irusatira. Yego, hafi y'Irusatira. Okay. Igihe iwacu ni Huye na Nyaruguru hose. Two turere twose n'utwumvukamo. Yego. Akumvuka na Nyarugenge. Nawe urahavuka?
ubwo urumva twese dufite habiri tuvuka. ko mama avuka hano mu karere ka Nyarugenge Kimisagara. Yego. Papa niho uvuka, ariko icyo nzi nuko nzi ko iwabo wa papa niho haba iwabo w'abana. Niko mu muco niko bimera, niko biba bimeze ubundi. Nanjye kuvuga mu muco nyarwanda ariko no ku isi biri universel, n'ibisanzwe. Niko bimeze. Yego. Grace rero tugiye kuganira ku muntu utakuzi, wari utangiye kumubwira uwo uri we, ikomereza utubwire no kuguca mu ijambo. Grace ni umufiyemeri wahuye n'ubuzima bitari byoroshye. Njye nisa namenye ubwenge mbona ubuzima mu rugo butoroshye. Turya uko mama yagiye gukarata Nyabugogo, yacuruzaga agataro ku ideyi babandi nye bareba muri marato. Namenye ubwenge ari uko nsanga tumeze. Ubuzima tubamo biza kumucanga mama, aramfata njye na mukuru wanjye. Mukuru wanjye bari bamaze kumuroga. Mfite mukuru wanjye bari bamaze kumuroga ahinamiranye. Aradufata aratujyana iwacu i Huye. Ariko papa ntawe uriho. Papa yapfuye muri jenoside. Naho hari ni mama nyine watureze. Aradufata aratujyana tujya kubayo. Nigaga nk'umwaka wa kabiri. Niga nari ngiye mu wa kabiri primaire. Aratujyana tubayo, hashize igihe nabwo biramuyobera. Abona hari ibyo ntabwo ari kutubonera ibyangombwa dukeneye. Akaza gukoramo akantu tutishimiye. Njye n'uwo mukuru wanjye aduta mu nzu twenyine. Urumva mukuru wanjye yarahinamiranye ibintu byose ari ukumuterura. Nanjye ndi muto ndi kwiga mu wa kabiri. Araduta aragenda, we agaruka i Kigali afata umusaza wacu mutoya, baragaruka aza atatubwiye. Kuko yaratubwiye ngo ndaje ngiye kuzana ibiceri byanjye nasize ahantu. Turategereza mama turaheba. Ubwo twabaga mu nzu yo ku isambu, haba murumuna wa papa niwe twasigaranye kuri kote ya papa. Ako we yabaga ku mudugudu. Buracya umunsi umwe ibiri ndagenda kwa data wacu ahandi. Ndamubwira ko mama twamubuze turi twenyine. Ubwo icyo yakoze nyine yaduhahiye ibishoboka, adushyirira mu rugo. Noneho njye nkajya njya ku ishuri, mukuru wanjye nkamusiga mu rugo. Ibindi nkabikora mvuye ku ishuri. Urumva we yari afite ikibazo icyo gihe, nta n'igare yaratarabona igare, ari ukugenda kururuka hasi. Ibindi nkabikora mvuye ku ishuri. Ubwo buzima tubamo hashira igihe mama aza kugaruka. Tuba muri ubwo buzima. Mama agarutse hashize igihe gito nabwo ntiyitwara neza. Ntiyitwara neza, agira imico tutakunze natwe nk'abana. Uwo data wacu aramubwira ati rero iyi mico mu bana ntabwo byavamo. Birangiye mama arongera araduta. Noneho ntiyadutaye mu nzu, yagiye kuduta hafi yo kwa data wacu. Habaga ikizu kituzuye adutamo. Aratubwira ati mwe musigaye aho ndaje. Icyo kizu rwari uruzu runini rutuzuye. Umenya ubu nabonye barahakoze uruganda. Adutamo. Muri icyo kizu hatahagamo imbwa nijoro. Habagamo n'umusazi. Burira. Nka saa mbiri zigeze, hanyura umuyobozi w'umudugudu wari ariko hagati aho umugore wa data wacu yatuzaniye y'ibiryo. Urumva hari hafi yaho. Yatuzaniye muri icyo kizu nka saa 12. Urumva twari twahiriwe. Yabizanye nka saa 1. Mu gisorori turarya, njye na mukuru wanjye igisorori cyagisubizayo. Ntiyigeze atubwira ati muze mu rugo. Bityo nanjye kubaza
kubera ikibabazinaga ngaho simbizi batware we kandi muri simbizi abana ko yabitekerezaga sinzi nimba na data wacu yari yabimenye ntabwo nigeze simbizi impamvu Yego. aratuzanira turarya isorora arabitwara haza umuyobozi w'umudugudu arabaza ese Grace byagenze bite ko muri hano ndavuga ati mama yadutaye hano aratubwira ngo araje turamutegereza turamubura arangije ngo none se kwa sonyu ntabwo babimenye ndababwira babimenye kuko batuzaniye n'ibyo kurya ahita adusigaho ahita agenda mu rugo kwa data wacu aramubwira se mugiye mu nzu kuryama abana banyu baraye hanze baraza baradutora rero nibwo twagiyeyo rwa rugendo rwo kubaho naburerwa n'ababyeyi batari abawe niho rwatangiriye ukomere Grace yego fata ku kantu karagufasha yego Jena uranjya nsabira abana batabana n'ababyeyi babo njya mbasabira cyane kuko babaho nabi cyane ubwo twagiyeyo yari afite umukozi umufasha urumva umukozi ntiyari kuhaguma twahageze yahise amwirukana ubwo urumva akazi ni njye kabonye twari hari inka bari abahinzi bari abakungu nyine bo mu cyaro ntacyo bari babuze ariko ndakomeza ndiga ibyo byose nkabikora nkazinduka 11:00 nkajya kuvoma cyangwa se nimba ari ubwatsi nkabuzana ubundi nkajya ku ishuri ariko jera ikintu cyambabaje si akazi nakoraga n'inkonera kubitwaga jera ukomere twarakubiswe njye na mukuru wanjye none nari na muzima ntacyo byabaga bimbwiye ako nkibaza se mukuru wanjye baramukubita katatetse kubera urumva we yagize ikibazo cyo guhora yicaye yahoraga imbere y'amashyiga atetse ariko urumva kubiteka wamwegerezaga ibintu byose buri gikoresho cyose ari bukoreshe ubwo yasa bataha nimba bagiye guhinga basanga bitarashya umukuru wanjye agakubitwa ubu urumva ubwo buzima tubamo imyaka 5 noneho kugira ngo tuhave njyewe ninjye wabanje kuhava hari heza amasaka hari ku mwero w'amasaka njera bari bejeje amasaka menshi yose ari njye areba muri icyo gihe njya kwava yari yumye ikisigara ukuyahura ninjye yarebaga ninjye wari buyahure njera wigeze uhura amasaka cyane rwose uzi ukuntu aryana babyita umwayi yego njera naricaye ndeba ayo masaka ngiye guhura nari mutoya mfite nka 13 ndeba ayo masaka yuzuye imifuka areba ari njye uzayahura ndabacika ariko gato hari ubwa mbere nabacitse ndagenda njye Nyanza imuganda muri gushakayo akazi ndanakabona ariko data wacu aza kumenya aho ndi aragaruka arahankura ansubiza mu rugo nsubira ku ishuri ubwo rero finali njya kuhava nuko byari bigenze ayo masaka yarantegereje guhurwa ari njye uri buyahure ndavuga ati ahaho noneho ndayamanitse yego mukuru wanjye sinigeze mubwira aho ngiye nateruye ijerekani nk'ugiye kuvoma
utwenda nari nadushyize mu gafuka kanza ruhahira naturaje inyuma y'urugi, ijerekani nyishyira inyuma y'urugi 11:00 nyura inzira y'icyaro ndavuga ngo ngiye i Kigali. Nari nzi ko i Kigali ndarenga nk'Inyanza nkahita ngera i Kigali. Yego. Ndagenda n'amaguru, mfata urugendo rw'amaguru ruza i Kigali, jira ndagenda bunyiriraho nenda kugera mu Ruhango. Ubwo naranirukaga nyura n'inzira z'ibiturage ngo batanankurikira. Yego. Ni nko guhunga. Yego. Ngo batanankurikira bakambona. Nta n'igiceri cy'ijana nari mfite, urumva nari muto. Ariko hagati aho tukiri muri urwo rugo, urumva twari abana b'abakobwa, jewe na mukuru wanjye. Nta watugurira ikariso, nta wakumenya ngo warwaye. Ndibuka umunsi umwe njya mu mihango bwa mbere, nari yanduje, nari mvuye kuragira, urumva nari niriwe ndagira, biza ndagiye. Ariko bwa mbere. Ari ubwa mbere. Bije ndagiye njye nyoberwa ibyari, urumva nta muntu wabinganirije. No mu ishuri icyo gihe wabyigaga ugeze mu wa 6. Yego. Nari ntaragira, nta nari narabyumvise. Yego. Bije ngira ubwoba, ngira ngo ni nk'igiti nicariye kirankomeretse. Njya koga mu gishanga, mesa n'ikabutura nari nambaye, nongeye kwambara mbona nanone niko bimeze, ariko nkireba nkabona nta hantu nakomeretse. Ngera mu rugo nsanga niyanduje arambona, umugore wa data wacu. Ambonye arambwira ngo uvuye mwese nanagiye kuragira, ngo waragiranye n'abande. Ntabwo ati umunsi niragiranye n'abakorode n'ababuze, ubwo nabo twaragiranaga abaturanyi, abana b'abaturanyi. Umunsi niragiranye nabuze n'umuntu twirirwa turagirana. Ngo none si byo ni ibiki, ijipo yawe ni ibiki biriho? Ntago mbizi nanjye byanyobeye. Jera yarankubise ngo nimubwire umuhungu nirirwanye nawe twasambanye. Nari muto mfite nka 14, 3 hafi 4 gutyo. Ngo nimubwire umuntu twaragiranye. Ndabwira ukuri nawe ni kuko nanjye ibintu byanteye ubwoba, ntago nzi impamvu, ntago yamfashe ngo anyicaza abinganirize. Ngo nagufashe. Niwe mubyeyi wari uraho hafi ugomba kubimbwira. Yarankubise birarangira, mpura n'umushuti wanjye, ariko yari mukuru kuri njye. Umwana w'umukobwa witwaga Olive. Mubaza kuri ibyo bintu byambaye, niwe wabinsobanuriye, ambwira nuko ngomba kubigenza. Komera inshuti, byararangiye. Komera. Olive ambwira nuko ngomba kubikora kugira ngo ntakomeza kwandura. Ubwo ndabikora, ariko hagati aho bintera amatsiko. Ndavuga kubera iki uyu mubyeyi ambwiye ngo niriwe nsambana mu gisambu, nta n'ibyo nzi ntaranabikora. Jera bintera n'amatsiko yo kubikora. Nukuri kw'Imana. Kumenya uburyo basambana se. Kubera ukuntu nakubiswe, mbikubitiwe, ntanabizi, byanteye amatsiko. Byanteye amatsiko yo gushaka kubikora. Ibi bintu bankubitiye ntabizi, ntanabikoze, ni ibiki? Bintera amatsiko yo kubikora ndi muto. Ujya gushaka umuntu se ugusambanya? Babandi twaragiranaga. Warabisabiye se? Hari ukuntu nabambara no ku muntu. Yego. Kuri abo bana, ariko bo bari bazi nari meze nk'agahungu kera. Yego. Nari meze nk'agahungu, ibyo twakina ni ariko wankoraho, wakenera kunkoraho bikaba bibi ko cyera nari mfite imbaraga nararwanaga. Jera
nari mfite imbaraga nta muntu wapfaga kunyinisha uko yiboneye na babandi ariko narabibaganirije babahungu ndababwira ati ariko njye ibintu nzabikora numve numuzi ukuntu babinkubitiye nari mfite n'imibyimba icyo gihe imibyimba y'izo nkoni ndaberekana ntibankubise ngo nasambanye nika ntabyo nzi nta naho nabibonye urumva hashize iminsi barambwira nkasigara ushaka kumenya bya bintu wakubitiwe ntiyego nari mfite akandi kazina banyitaga ntabwo yego nari Grace ntiyego nivayo mbikwereke umuntu nashatse kuvuga izina arabinyereka gusa nta n'ikizima nakuyemo icyo gihe narababaye ndamubwira nti oya ntibyihorere ndabyumvisha ibintu nakubitiwe birarangira ubwo urumva ubwo buzima nabagamo bwansunikiye no gushaka no kuhava umva narakubitwaga narakuraga sinisanzuraga akugera ibaze kuba nigana n'abana bawe uturera ngewe undera mba mu rugo rwawe nigana n'abana bawe mu mwacira nari n'umuhanga uzi ko nabaga uwa mbere mu ishuri nigana n'abana bawe tukava ku ishuri abaho ukabicaza ukabakoresha devoir ukabasubirishamo amasomo njye ukambwira ngo genda woze ibyansi cyangwa genda wahire kandi abana bawe twigana mu mwaka umwe twicarana gusa Imana yamaga ubwenge nkanatsinda rimwe na rimwe nkanabatsinda nkagira ibikoresho bidahagije nkajya kwiba amakayi hari abantu twari duturanye bari bafite umukobwa wari urangije university nari numva n'abaturanyi nari nzi mu rugo iwabo narahagendaga nabaga nzi ahantu yabitse ibikayi nkagenda nkabyiba nkacamo impapuro yanditseho izitanditseho nanjye akaba arizo nkoresha ikayi imwe nkayikoreramo amasomo abiri igice kimwe isomo rimwe ikindi rindi urumva ni kwiga nabi gutyo no kurya bidahagije kuko mwana ubuzima bubi nyine bubigera iwacu wabaga inka zikamwa ugashaka amata kandi mufite inka zikamwa ari nawe uziragira wahirira inyana uzikukira yateka igikoma akaduha isafuriya yanjye na mukuru wanjye ngo abe ariyo udukomba komera ikintu cyambabazaga ni abarokore ijyaga gusenga namureba ngiye ngacumura yari umuririmbyi yego yaba ari kuririmba namubonaga ari guseka mu rusengero cyangwa ari ku rusengero n'abandi twaba turi kumwe ntabwo nongeraga kumubona isura yishimye yahitaga yijimye ngacumura ngatekereza ibintu bibi namureba ari kuririmba yishimye ari guseka nkavuga ati ubu ari hano arishimye nagera mu rugo arahita ahinduka nk'intare nkajya avuga Mana ubundi ubu nk'ibi ntabwo uba ubireba ubu uyu muntu ureba hano warangiza ukamubona no mu rugo nk'ubu mutekerezaho iki nuko agateka nk'agatoki yaba yatetse neza tukarya ibijumba jera wenda bimaze n'iminsi byarazanye umusatsi gusa nanjye sinabiryaga nagiraga igikote kinini cyageraga ku birenge najyaga kuragira nabishyiragamo nabisukagamo nkajya kubiha inka mu gisambu nkajya kwirira inyotsi ubwo ibyo nabisigiraga mukuru wanjye urumva we ntiyavaga mu rugo so wanyu ntacyo yakoraga we nabonaga ntacyo nimba atarabimenyaga ntago mbizi gusa ntacyo umushinja nyine mbona yarakoze ibyo yagombaga gukora ariko sinzi nimba ibyo twakorerwaga mu rugo yarabimenyaga gusa rimwe bigeze gucyura
intama zirya isabune, barankubita ngira inogi. Data wacu arabyumva. Uwo munsi nibwo nabonye yaje ashwana nawe, sinzi nimba ari bwarabimenye, nibwo yaje ashwana nawe. Ubwo ibyo byo muri urwo rugo birarangira muri ubwo buzima. Noneho icyo gihe ngenda bacika. Noneho uzi Kigali muri 2009 hashize iminsi, hashize igihe. Ndavuga ngo reka nigire i Kigali nisangire mama. Ko urumva we yahise agaruka i Kigali hari iwabo. Reka nisangire mama. Mfata umuhanda njera, ndiruka mvuga ngo bwire ngeze i Kigali. Bwanyiriyeho ngeze i Nyanza nenda gufata Ruhango. Bunyiriraho noneho nibaza ahantu ndi burare biranyobera. Nkareba ruguru, nari ngeze n'ahantu hari ishyamba hatari n'amazu hafi aho. Nakwa karefite nkabona nta muntu uhagaze, nkabona ntawe unyitayeho nyine. Ndagenda ndara ahantu munsi y'umuhanda. Buraki saa 11 ndongera ndabyuka, nkomeza urugendo nk'ibisanzwe. Ngera mu Ruhango mu mujyi nka saa 11 za nimugoroba, isoko ryari ryaremye. Ubwo nagezeyo nananiwe, udukweto nadukuyemo utubodabodana nambaye ntutwaye mu ntoki, no mu birenge hajemo amazi kubera kugenda. Mpura n'umukobwa witwaga Tereza, ndamushima cyane. Turahura arambwira se mwani ntibiti. Ndambwira nti oya ntako. Ni none se kumeze gutyo, birenge byabyimbye, inkweto zitwa ntibiturarwaye. Ni oya ndi muzima. Mubwira nyine by'urugendo rwanjye. Arambwira ati ngangwe no tugende mu rugo. Kugira ngo amenye reka musobanure neza Tereza ndi kuvuga. Babaga ahantu bita Kaburanjwiri, babana na papa wabo. Yari umusaza afite imbare mukuru n'imbare murumuna witwaga Tereziya. Uwo muryango ndawushuje cyane. Babamo ukwezi. Tabwira ati rero ndumva nduhutse nakomeza urugendo. Barambwira ati se wakwigumiye hano tukakwirerera nk'umwana. Ndavuga ati oya ndagenda mpaka urugendo natangiye ndusoje. Ndagenda nyine ubwo ukwezi ndaruhutse ndakize. Bamambirira agakapu kanjye, urumva naho ntibari bishoboye ngo barampamatike. Ndakomeza ndaza niruka. Noneho narihuse ngera ku Kamonyi. Bwije ngeze ku Kamonyi mvuye mu Ruhango mu mujyi. Ngeze ku Kamonyi bunyiriyeho, mbona amazu hepfo hicaye abantu nka saa 3. Njya kubaka icumbi. Mbatse icumbi baranserereza. Barambwira ati ngo ubu tune twatwana twananiranye twigize uturaya noneho ubwo nahageze n'agakapu nakajugunye n'inkweto nazijugunye numva byananiye. Ari byo nari nambaye gusa nibyo nari mfite. Baranserereza birarangira ariko baramfata. Barancumbikira. Uwo mukecuru nawe ndamushimiye cyane. Nawe arampropoza kungira umwana mu rugo. Urumva naho nahabaye iminsi ngo nabwo nageze ibirenge byatonyotse byajemo n'amazi. Arampropoza nyine kundera. Aho narabyemeye, ako kanya narabyemeye ko nabonaga Kigali baye kuri ntagezeyo. Ndabyemera. Ambwira ko azanshyira no mu ishuri. Umwaka urangiye nyine akansubiza mu ishuri. Ndabyemera. Yari umukecuru mwiza wanitondaga. Sibye ko nagiye kumusura ndahayoberwa jena. Narahayobewe. Nasubiye ako nabona ikiganiro cyangwa se abana be, ni ukuri kose bazumve ko mbashimiye.
mpaba amezi 4 mpabaye amezi 4 ariko igitekerezo cyo kugera kwa mama numva kiragarutse ndababwirana ariko njye ndashaka kugenda njye nshaka kujya kwa mama i Kigali ako ho mbabwira ko nzagaruka gusa sinasubiyeyo ho noneho bampaye itiki uwo mukecuru yari afite umuhungu w'umushoferi watwaraga Kigali n'amajyepfo aramanukana baranguriye n'indi myenda urumva nayo mpabaye amezi 4 narabaye umwana mu rugo nari nsa neza none umuhungu aranzana amani mambaye 5,000 bitanu byari byinshi icyo gihe ndaza ngera i Kigali urumva nari mpazi naraharerewe kwa mama gusa kubera imyaka myinshi nari maze mu majyepfo narahayobewe naho ndakomeza kunkibuka ko twasengeraga restoration Kimisagara ndenga iwacu ngera restoration mitamenya ko nayobye subira inyuma ndabaza ngo kwa runaka nihe bantongera urutoki mba ngeze kwa mama mba mbonye n'abakuru ba mama nyine wari umuryango waruba muri yo quartier mageze rero naho ibintu ntibyaba byiza sanga iwabo kwa mama yarabaga iwabo na mama we yabanaga na mama we sanga naho ibintu ntago ari byiza sanga mama we yaragurishije niwe babanaga urumva mukuru wanjye we aracyari he Ihuye aracyari muri bwa buzima aracyacyurirwa ko nanamusize ameze na gutyo ndazi Kigali nje Kigali ngeze kwa mama nsanga naho ibintu si byiza nsanga baragurishije mama araho we baramuhaye 8 urumva nyina yagiye kugurisha buri wese amuha 8 we yahaye mu butaka we yawuhaye mu mafaranga mama rero 8 we yawuhawe mu mafaranga mama iwabo barimuka bagura Iburasirazuba Ikarenge asigara muri yanzu urumva twese niho twasigaye njye na mama na musaza wanjye n'undi mukuru wacu mukuru we wabaga i Kigali na mbere hose tugumaho babandi baguze inzu rero baza namaze iminsi mukuru wanjye bajya kumuzana nawe baramuzana i Kigali bahamugejeje tumaze iminsi babantu baguze yanzu baza kudusohora badusohoye tubura aho tujya nta mafaranga twari dufite na bya 5 nari narazanye twari twarabiriye inzira y'umusaraba iratangira icyo gihe twabaye hanze icyumweru turara hanze na mama n'amafaranga ngo sinzi abantu yari yarayabikije ayababikije mama baramubwira ati wa mubyeyi we ko twabonye inzu zana amafaranga tujye kukugurira inzu mama afite musaza wanjye tutavukana kwa papa noneho iwabo bene wabo baramubwira ati dore ufite umwana udafite wabo zana tumugurire tubagurire ariko handikwe kuri uyu mwana kuko aba bakobwa bafite kwa papa wabo bazajya mama y'amafaranga birangira ayari hanze hari abasore babijera bafite umutima mubi inde wari amafaranga sinzi ngo umusore yahuye nawe mama se nimba yaramubwiye ko bakundana nasanze banabana mva mu cyaro ya mafaranga mama arayaterura arayamuha yose yamuhaye wa musore ahita agenda ntiyagaruka twongeye guhura yaraguze n'imodoka kuko yajyaga atubwira ati nzabagonga uwo mutipe uwo musore noneho tubuza aho tujya turaye hanze mukuru wanjye urumva yaramugaye arambwira ati gara bundi abandi ko bajya gusaba wansunitse tukajya gusaba tukibonera amafaranga yo gukodesha
mukuru wanjye ndamusunika, icyo gihe yari yarabonye akagare, ndamusunika tuzi i Kigali. Iriya sititawa bari batarayubaka ariko gare bamaze iminsi bayishenye. Yego. Niho namuparitse ku ibati byari bikikije hariya ahantu hubatswe sititawa. Icyo gihe tubona 5,000. Duhita tugenda ku giti cy'inyoni tujya gushaka inzu muri bya 5,000. Jera twagiye gushaka inzu twikoreye n'imizigo yacu. Yego. Yeah. Tujya gushaka inzu n'inzu turayibona, ariko iyo nzu nayo itubera inyatsi. Gute twarayibonye twanayishyuye ngo yari inzu y'umuryango. Noneho ya mafaranga twabishyuye bananirwa kuyagabana, urumva yari make. Yego. Bananiwe kuyagabana. Baravuga ati inzu ni muyihorere. Turongera tubongerana imizigo yacu. Batabasubije n'amafaranga yanyu? Oya, amafaranga barayadushubije. Yego. Turongera dufata urundi ruhare rwo gushaka indi nzu twikoreye n'imizigo. Yego. Naje kubyara gute? Urumva nageze nani bagiye kubwira ahandi. Nageze i Kigali icyo gihe nsanga mu rugo ni struggle, birakazi Kigali. Yego. Ninjira mu kigare noneho cy'abasore, urumva nari nimereye nk'agahungu, ninjira mu kigare cy'abasore Jera kitari cyiza. Jera hano i Kigali nyine? Hano i Kigali, hano Kimisagara. Iwacu hari igiti cy'umwembe, abasore ibyo babikoragaho ku Gasima iwacu. Nanjye nkabajyamo. Ibyo bakoraga ni ibiki? Kwanywera itabi na za kanyanga n'inzoga. Itabi risanzwe se? Itabi risanzwe ritari urumogi niryo banyweragaho iwacu. Urumva nanjye nahise niga kurinywa bitewe n'izo stress zabaga zindi mu mutwe, zaho mvuye naho ngiye, n'ubundi ntaho nari mvuye nta naho nari ngiye. Nishora mu biyobyabwenge. Jera mu itabi, noneho ngeraho nkagenda ivanga n'urumogi, nkavangamo n'inzoga. Yes. Nukuri. Yes. Ndabinywa nibera umusinzi w'umwana. Yego. Noneho ubwo muri ubwo buzima naje gushaka igishoro njya Nyabugogo kuzunguzayo. Ubwo muri iryo tabi n'urumogi niho naje gutererwa n'inda y'umwana wanjye. Gute se? Urumva nabaga ndi mu basore, uwanyeneraga niwe wanjyanaga. Utangiye kubyiga nabyo? Yego, nabyo ntangiye kubyiga. Urumva ntangiye gucangamuka, na harimo agakoni k'itabi n'inzoga mu mutwe, ntangira kubyiga. None muri abo basore mwabaga muri kumwe babaga nk'abangahe se? Habaga ari igikundi, ejo yabaga ari 3, ejo bundi bakaba ni 10. Hari n'igihe ngiye ntanarinyweragaho nkajya n'ahandi. Yego. Urumva nari maze kubyiga nkajya n'ahandi. Umurumogi? Umurumogi. Oh yes. Nukuri kugera nduvuyeho n'ejo bundi. N'umwana wanjye ari mukuru. Umwana kugira ngo mbireke, umwana wanjye ako narinze mva ku itabi rya taramenya ko ndi unywa. Umwana yansanze nigeze gutaha nasinze. Icyo gihe nari mfite ikiraka. Uri kuntungura ntabwo bigusa n'ukuri. Uri kuntungura ntabwo bigusa. Jera akagasura nakumbona na Jera. Yegenda. Nukuri kw'Imana. Yego. Nari umukara Jera nanutse. Yego. Akagasura nakubu. Yego. Ntaha nasinze. Urumva narasindaga urumva nakomeje kubana na mukuru wanjye. Mama twahise dutandukana, ubwo ya mafaranga yaburaga twahise dutandukana. Nkomeza kubana na wa mukuru wanjye. Yego. Ndufite ubumuga. Turakomeza ariko dukora iki? Duhita dufata dukomeza umwuga wo kujya gusaba, kuko twabanye ko birya. Nkajya nkomeza nkamusunika tukajya gusaba. Ubwo nge nari mfite umwana. Uza kubyara gute rero? Urumva naje guterwa inda gutyo 2011. 2011. Kubera itabi? Yego. Oya, hari umusore twasangiraga muri abo, ambwira akankunda, tukajya dutahana. Ubwo se umuntu wanywera umugine warunyweye akubwira ko ukunda gute?
ubwo ni ko ubwenge bwacu bwatubwiraga simbizi. Yeah. Urumva nta rukundo nari narigeze mbona, niboneye umuntu umbwiye ko nkunda, nkeneye kumva urukundo uko rumera, Yeah. nkajya njya iwabo. Kumbi wa musore ibyo yambwiraga no ntabwo byari byo, aza kuntera inda rero. Noneho njye urumva nari muto sinamenya ko ntwite. Yego. Ntamenye ko ntwite urumva sinahise nanabimubwira kubera ko ntabimenye. Yego. Sinari nzi iby'imihango, n'ubundi bya bindi by'imihango nabonaga biza. Ntabwo nigeze menya ngo bigira ukwezi, ntabwo nigeze menya ngo biza ryari, byeramara amezi 5 ntaramenya ko ntwite. Yego. Urumva sinari nzi kubara imihango. Yeah. Sinari nzi ngo iza buri kwezi, sinari nzi ngo ifata igihe kingana iki. Amezi 5 nabwo mbibwiwe n'iki n'abakecuru bakuru ba mama. Bakajya bambwira atari ko Grace ubundi ubu ntafite ikibazo. Njya kujya kwa muganga barabimbwira ko ntwite inda y'amezi 5. Gusa ntabwo byanyihebesheje cyane, naravuze ati bo ubwo nuko bigenze, ndabyakira kuko harabambwiye kuyikuramo, ndavuga oya sunyikuyemo ngapfa, ngapfana nayo, ndavuga oya ntabwo nyikuramo. Umusore ndabimubwira, sujera muvuge uzi ukuntu umwana wanjye yanzonza ambwira ngo gara wazanyeretse papa. Yego. Akwita Grace se? Iya avuga n'ubashaje ari mukuru. Umwana wawe? Iya avuga Grace. Yeah. Muvuge Jera uwo musore. Muvuge rwose. Byibura nahari yumve ko Jera ntago mukeneye ngo azame Minerval. Nta nubwo mukeneye ngo azame iposho. Muvuge kugira ngo mukeneye kugira ngo byibura hari nubwo duherukana 2011. Yego. Byibura nimba hari nimba kiriho. Azampamagare byibura umwana we niyo yamubona rimwe akamenya ko afite papa. None se yigeze amenya ko yateye inda? Yarabimenye, urumva narabimubwiye. Yego. Icyo gihe bakibimbwira nahise no kwa muganga barabimbwiye ngo genda ubwire umuntu waguteye inda muzane. Ndagenda ndabimubwira, mbimukojeje arambwira ati rero Grace sinjye utera inda nyenyine, genda ubyare, numara kubyara nibwo nzamenya ko inda ari yanjye, kandi nubyara umukobwa uzabyimenyere, ntuzagire ikintu wongera kumbwira. Yego. Urumva nyimara kumubwira ko yanteye inda, communication yanjye nawe yahise hagarara. Kuva icyo gihe Yego. ntiyigeze amenya ko anabyaye? Ariko turakomeza turaturana muri iyo minsi. Nza kubyara kubw'amahirwe mbyara umuhungu. Umwana amaze kugira nk'amezi 8 7 ndamujyana ndamumwereka. Icyo gihe amuha n'utwenda. Yego. Yahamburaga amabaro. Jera yari afite n'amafaranga, ntabwo yanze kumfasha kuko ari umukene. Yahamburaga amabaro y'amasogisi, icyo gihe caguwa zari zikiriho. Yateruraga ibara akagenda akayihambura. Amuha utwenda tumuha udukora, ndataha. Icyo gihe urumva twarimutse ku Kinyoni. Noneho nyuma nza kumenya ko yagize ikibazo, arashaka kwiyahura. Uwo mugabo? Yego. Ntiyapfa, bamujyana CHK ndamusurayo, njyanye umwana yaragize nk'amezi 9 10. Ndabwira ati rero namenye ko wari upfuye, nari nkuzaniye umwana byibura niyo wanapfa byibura uzamenye ko hari n'icyo usize. Nsanga arwajwe na mushiki we n'Abanyakibuye, niko numvaga, ntabwo nari maze urumva twahuriye i Kigali ngo n'Abanyakibuye. Mukuru wa urumva mu bitaro ntabwo wabaga wemerewe kwinjiza umwana. Yego. Aho umuntu arwariye. Icyo gihe nasanze ngo arwariye aho bitaga muri Kane. Ndagenda ubwatire kuko yarambonye arananyihisha itajya munsi y'igitanda. Ndabwira ati nari nkuzaniye umwana nubwo ndeba byanze ko mwinjiza hano, musigiye mushiki wawe hanze ngo udapfuta namubonye. Arambwira ati nuko urakoze.
urumva namuhaye ibyo nari mugemuriye, ndongera ndisokera, urumva n'umwana ntiyamubonye. yego Umwana yabonywe na mushiki we. Mushiki we arambwira ati ariko taka kana, yego birarangira nyine nditahira. Ubwo noneho komunikasiyo yanjye birahagaze, baramujyana iwabo. Kuva icyo gihe ntitwongeye kubonana kugirana neza. dusoreze ku izina rye, yitwa ngo iki kugira ngo Izina rye nararyibagiwe, waragiye ariko nzi iryo twamwitaga, twakundaga, bamwitaga Rasita. Yari umusore mugufi w'igikara wari ubyibushyemo. yego aho ngaho Kimisagara. Babaga mu mazu yo kwa Antoine, Yego. kugira ngo Wowe nahari yiyumve ahite n'umuzi wamwumva azabimubwire n'abavandimwe be uzamwumva. Twamwitaga Rasita, yari umusore mugufiya w'igikara, yarabyibushyemo. Abana n'abandi basore bahamburanaga amabaro, umwe bamwitaga Gikanu, we yari inzobe ari muremureho. ari muwe mwaka icyo gihe 2011 yego nibwo duherukana nyine. Ego babaga nyine mu mazu yo kwa Antoine ku muryango wari ku nzira wazamukaga. Yego ndibaza gutyo nimba yanyumva n'uwamwumva yahita abimenya. yego arakenewe pe, umwana aramukeneye kumenya ko ari papa gusa, ntabwo amukeneye ngo amugurire iyi baga. Jera ndirya nkimara ni n'umufutuboro umuhungu wanjye yarambwiye ngo azanyuriza indege ngo ni ambasaderi njye mbyihorere, ariko biba bigoye. nk'iyo nkuru yawe yose aba yizi, aba abizi byose, muraganira. ni byiza rwose, arabizi. Na mu gitondo yamvugishije, sinzi ngo ibintu nyine babatse, ariko nabwiye nategereza ukwezi gupfe. yiga mu kangahe? Ubu ari mu wa 5 segonderi. Oya primaire. nagize ngo yaradindiye agize imyaka 14 yujuje ejo bundi mu kwa 6. Nabirenze cyane. Ni umusore mwiza nkunda cyane. Akina hari amazina wivuga akina mwihorere. Yego. Ubwo njyewe aho naje gukuramo, hari menya ari gukura. Kwa kundi nasunikaga mukuru wanjye tujya gusaba, numva binteye isoni. Kandi nkabona ibiraka simbibona byatubeshaho tukishyura n'inzu. Yego. Mukuru wanjye musigira umwana, rero njya gushaka akazi ko mu rugo. Umwana wawe ni nawe babana uyu munsi? Nawe yaje kubyara. Mukuru wawe muri bwabo muga. Ariko ubu wagize 4. Yego. Muri abo 4 ubwo areramo n'uwanjye wa 5. Ariko jera mbishimira Imana kubera ko naramusize akajya abura umuntu umusunika. Kumusunika mujyana mu mujyi gusaba yarishyuraga, ntiyari bumuburi. Ariko kujya kumumenera po, urumva ntahaguruka, ibintu byose bikorera aho yicaye. Yarakeneye n'uyu munsi se? Yego nese yarakize. Ntabwo yakize n'ubundi ameze kwa kundi. Ahubwo yambwiye ngo ngusuhuze, narabimubwiye kuri telefone. Yego. Uzi ko yambwiye? Yego. Yambwiye ngo ubaye umusitari. Uzanyibuke ngo uzansuhurize uwo mugabo. Yego yambwiye ngo nzagusuhuze. None se mama uyu munsi bimeze bite? N'uyu munsi buracyagoye jera tambona. Mama nta makuru ye dufite. Gusa we ntago tuza haba, akajya anyuzamo akaza kudusura. Murakundana se? Harakunda hagati yawe nawe? Nta rukundo ruri muri wese ubona bakunda? Iwe no gusaza n'iki no kuhamagara ngo munyoherereze 1000, we iyo duhuye ruba ruri ubona rurimo. Ubona rurimo, ariko nje nta rurimo jena. Iya famille mwarirewemo? Ya famille jera nta muntu nta ujye duhamagara reka ngusetse. Urumva abana be ni barumuna bacu n'abasaza bacu. Mu kwa mbere bafite ubukwe ku itariki 2, nta wigeze duhamagara.
ntawe ujya duhamagara ngo abaze amakuru. Hagati aho umwana w'umwe twigeze kugirana ikibazo muri 2019, yigeze gukora amanyanga acika iwabo yibye n'amafaranga. nawe harabyumve narababaye kana n'isaha icyo gikomere sindagikira. Yaribye ngo 100 hafi 100. Arazi Kigali arampamagara arambwira ngo naje Kigali kandi nkeneye kuncumbikira. Nakoraga Nyamirambo, ndabwira nta mfite nagucumbikira kandi ufata kube unjye nahise mvugana ni wabo babwira iyo situation y'uwo mwana, babwira uko imeze, bahita bambwira ati yibye amafaranga araducika. Ndabibabwira bahita bambwira ati mukomeze umufate cyangwa se umushukashwe umujyane Nyabugogo umutegere umugarure Kigali. Nari nibereye mu kazi umugarure wabo musubize mutegere musubizayo. Nari nifite akazi uwo mwanya ko kanya ntago nari buhite nkubona, nta nubwo wari buhite wakuruhushya jera murabize bana mukoresha abakozi. Yego kera abakozi bakora mu ruguzo umuruho twarushye mbonereho no kubavugira. Jera utabona nsagurike ngiye biterwa naho nkora ngira Imana nyihera mama bujambeze. Yego abakozi mu uzi tuba dufite inshuti, tuba dufite nkanjye urumva abavandimwe banjye baba ni Kigali n'umwana kugira ngo uzabone uruhushya rwo kujya kubareba kandi wenda nta nicyo uri gukora ariko uwo mabuje akaba yumva wakwicara jera bazisubireho rwose bazisubireho no kuri uwo mbura umwanya mitamamagara mbahamagara mbamagara n'uwe Bugesera tanti dufite tanti Bugesera nawe ndabimubwira. Ubwo mwana mbuza aho mushyira ajya kurara kwa mukuru wanjye mukuru washatse mukuru wa hamaze iminsi ahita ajya Bugesera. Ariko ajya Bugesera asanga amakuru yagezeyo ko yatorotse iwabo yibye n'amafaranga. Nyine baramwakira nk'umuntu uje kubasura ntibamwereka ko amakuru bayamenye. Bukeye ahita amufata amusubiza iwabo. Amugejeje iwabo agerayo amafaranga yari yamaze kera nta n'igice nta usibye n'igiceri sinigeze mbona nuko yasaga. Yego Agezeyo bamujana yashyize amafaranga aravuga ngo yayampaye. Yes Arabishimangira jera ko yampaye ya mafaranga. Ndabahakanira banga kubyumva. Urumva nari uwi Kigali nari narisindiye n'itabi ryaranyishe nta nubwo bari bakeneye no kumva ko ibyo ndi kuvuga ari ukuri. Ariko pe babyumve kayo mafaranga nta n'igiceri cya senkane nigeze mbona. Nese waje kurekura umujyute n'itabi akazi biragenda wumva ntabwo gikeneye kubinywa. Isigara nariretse mbere y'urumogi. Urumogi nirwo wasigayeho oya narwubuna wenda vuga nirwasigayeho uza kubonyuma. Isigara ndarireka rekata ndakomeza nk'urumogi. Noneho nza gushaka akazi. Nshatse akazi urumva mu kazi ntuzajya kunywera urumogi mu kazi kabandi. Bikagukundira se ukorera n'ukwezi ntabwo uzabona amafaranga yo guhora urugura. Ntuzabona n'umwanya wo kujya muri za nshuti ngo mu rusangire wenda bagusomye. Byo mbireka gutyo kubera akazi. Kandi sindi bureka akazi jera. Mukuru wanjye mufasha kwishyura inzu, mukuru wanjye mufasha guhaha, mba ngomba kumenya ko umwana yambaye, mba ngomba kumenya ko umwana ibikoresho by'ishuri byabonetse jera byose ku mutwe wawe biba biri. Kandi akazi ko mu rugo jera uzi ko uriya gusa nshima Imana nyihereye umubiri nkasa gutya. Uzi ko ngeze mu rugo abana ndi umunyamafaranga jera ukwezi kuragera bakampe isaha imwe
ibihagije ngo amafaranga mbe ndangije kuyatera imirwi kandi binave uzi nk'ubu umwana wanjye amaze nk'amezi atanu agati byibura wazambabare ukigomwa ukanshakira godi na godi warazibuze njera hasi komera komeza nabonye nimba hari ikintu kibabaza umwana wawe kukwaka ikintu udafitiye ubushobozi bwo kubona humuraho kandi ubibona nawe neza ko umwana ikeneye nkora 15 byo wa mukuru wanjye byo kwishyura inzu hakura 15 byo kwishyura ahakina era amafaranga barangiye hari n'igihe mara nk'ukwezi nisiga ku gikotori cy'abana b'abandi kandi ubwo ugize ibyago na mama akamenya ko cyisiga cyaba bibi ni kumwe kiba ugashyira mu kiganza ukagisohokana nk'urara komera gararika tukubwiye tuti komera shuti uri kumva ikiganiro inkuru yanjye mukomeze Grace mukomeze muhobere bimwe twatangiye tuvuga reka mbwire ba nyirabuja na ba sebuja b'abakobwa n'abasore n'abamama n'abapapa bakora mu ngo mujye mumenya ko bafite imiryango ntabwo mvuze aho akora hano kuko yatubwiye ko ari umuryango mwiza mujye mumenya ko abo bantu bakwiye gufatwa neza ni abantu bafite abana bafite imiryango bafite amarangamutima batagize amahirwe nk'ayo wagize uyu munsi wowe bakoresha sibyo hari ubwo ukoresha umukobwa ntiwibuke no kuba wamugurira amavuta yo kwisiga mu mafaranga umuhemba ngo azayakuramo koko ntiwibuke no kuba wamugurira kotegisi mu mafaranga umuhemba uvuze utereka nzajya nkugura kotegisi nkuguriye ibikoresho by'isuku ikibazo gihe ni iki koko tujye tuba abantu hejuru ya byose tumenye ko abantu bakurira abana bakora imirimo yo mu rugo bafite agaciro nabo turasoje Imana ibamugisha isomo ry'umunsi ni iryo by'umweko mwebwe ba sebuja ba nyirabuja babakoze mujye mubafata neza gravuga nimero ya telefone yawe ntabwo mvuga byinshi kuko ijwi ryari rivugira n'ubuhamya bwawe burivugira telefone yanjye ni 079 55 karindwi 22 iminani ibiri uwo niwe Grace akantu kamwe nshaka gusaba abamabuje kimwe gusa bajye bamenya ko tuvunika cyane ako konyine kandi bajye batworohera mu kazi turekera uburenganzira bwacu uwumvise iki kiganiro wese akoresha umukobwa cyangwa umuhungu please icyo kintu mucyubahe mumenye ko ari abantu nkatwe nkawe Imana ibarinde nitwa Rweme Mbabazi naho utaha Grace ndamubashinze azampamagara ambwira ngo ubuzima bunaendelea buragenda neza soreza kuri nimero yawe twasoje nta kindi nisubiremo yego 079 55 karindwi 22 2 ibaruye kuri Mukandayisenga Marirene ntago ari njye ibaruyeho yego inkuru yanjye